Minisiteri ifite Slay Queen mu nshingano Minislac iramenyesha abantu bose babyifuza ko igihe cyo kwiyandikisha Slay Queen bahagarariye igihugu cyageze, dore ko ingendo zijya i Dubai zafunguwe. Harasabwa ibi bikurikira ngo wemerwe: kuba uvuga icyongereza cyangwa igifaransa cyo kwidebriya, kucyandika no kugisoma si ngombwa, bikaba akarusho ubaye wararashe imbogo byibuze 150 mu gihe cy'umwaka, kandi ukazana amashusho n'inyandiko biriho umukono wa noteri. Ni ngombwa ko uba waritukuje cyangwa ubifite muri gahunda mbere y'umunsi uziyandikishaho. Kuba uririmba indirimbo utazi lyrics zazo, niba ufite uburambe mu kwisonzesha igihe uri kwifotoza, komeza witoze, nabyo tuzabirebaho. Ugomba kuba ukunda ibintu bihenze utavunikiye, ugomba kugaragaza kandi ko uziranye byibuze n'abahanzi 3 ndetse n'abakinnyi 2 ba Rayon Sport. Kuba ufite abahaters n'abantu bakugirira amashyari byibuze 40, ukaza witwaje fotokopi z'indangamuntu zabo, ndetse ukaba uteganya kujya ukora live buri mezi 6 ubihanangiriza. Kuba uzatizanya imyenda n'abandi muhuje inshingano, birumvikana 100% ko ugomba kuba nta kazi gahoraho kazwi ufite, ugomba kuba uri photogenique, ndetse ugomba kuba hari service uhabwa utishyuye. Urugero: moyen de déplacement, kuba ushoboye kugendera no kwifotoreza mu modoka z'abandi, kuba ushoboye kurya inkoko yose na champagne by'ubuntu, ndetse ugapostinga pizza byibuze 2 mu cyumweru. Kuba ukorerwa manicure na pedicure utishyuriye yawe, ndetse uhindura imisatsi byibuza 1 mu cyumweru. Kuba wibitseho umufotographe ugufotorera ubuntu, kuba ufite umusponsor ukugerera amayinite ya buri munsi y'ubuntu, kuba ufite amasakoshi akozwe mu ruhu rw'inzoka n'ingona. Abafite abasimirkwire nimukanatekereze kwiyandikisha. Kuba utunze iPhone 11 utiguriye, kandi ukaba uteganya guhabwa iPhone 12 mu minsi iza. Niba hari ibyo wujuje, nakubwira iki? Umwanya ni uyu wawe wo kwiyandikisha, ndetse niba hari izindi nshuti ubona koko zujuje ibi, wazimenyesha. Application zanyu musabwe kuzisiga ku cyicaro cyacu gikuru kiri muri Kigali Heights. Amahirwe masa.